Muri tugira inama, turibukiranya, tubwizanya ibyiza twabuzanye ibibi, kandi twirinda kuvuga ibyo tudakora. Ikaze mu ishuri rya none. Muri uyu munsi mu ishuri rya none nyemerera uyu mwanya tuwukoreshe mu kurebera hamwe ibijyanye n'urukundo. Urukundo mvuga nura benshi muzi rwa babiri, hagati y'umukobwa n'umuhungu, hagati y'umugabo n'umugore. Nyemerera twigane unkundire tugendane. Nyemerera ntangire nkubwira nti urajya uzirikana ko isi yuzuyemo indyarya, abantu bakubwira byinshi byiza ariko bitandukanye n'ukuri kuri mu mitima yabo. Iminwa y'izo ndyarya yuzuyemo isukari ariko mu mitima yazo huzuyemo ubumara. Ese urukundo urimo nta buryarya burimo? Abenshi dukunda kwibeshya maze urukundo tukarushingira ku bidafite icyo bivuze. Shishoza neza ubundi unkundire nkubwire iyi nkuru. Umunsi umwe umugore n'umugabo batembereye muri parike maze babona inkende y'ingabo n'ingore yayo ziri gukina, mu by'ukuri bigaragara ko zikundanye cyane. Nuko maze umugore abwira umugabo ati yo mbega urukundo ruryoshye. Umugabo ntiyagira icyo asubiza, nuko barakomeza baragenda bahura n'intare y'ingabo n'ingore yayo, ariko intare y'ingabo yitaruye ingore yayo yibereye hirya isheshetse. Mu mboni ya buri wese byagaragaraga ko ititaye ku ngore yayo. Nuko maze umugore abwira umugabo ati mbega ibintu bibishye, intare nta rukundo zigira. Kugeza ubwo umugabo yari ataragira ikintu avuga na kimwe, ariko niho yatangiye isomo. Nuko maze abwira umugore we ati fati utere iriya ntare y'ingore. Umugore arabikora, nuko babona ya ntare y'ingabo ije itonoma cyane ije gutabara ingore yayo. Umugabo arongera kandi aramubwira ati tera iriya nkende y'ingore. Maze umugore arabikora, nuko inkende y'ingabo iriruka isiga yangoraho. Nyuma y'ibyo byose maze umugabo abwira umugore we ati ntugashukwe n'indyarya zigaragaza urukundo inyuma kandi mu mutima rutarimo, kubera ko hari abantu batirirwa babyerekana kandi bafite urukundo rwuzuye ubwitange n'ubunyangamugayo. Nyemera dukomeze twigane maze nkubwiye ko urukundo ruba rwiza bitewe n'uwo mukundana. Niyo mpamvu iteka uba ugomba kwitondera ibyo ugenderaho umuhitamo. Abenshi twikundira ubwiza bw'inyuma, yego si bibi, ariko nujya gukundana n'umuntu ikibanze ntikizaba ubwiza bw'inyuma, kuko ejo cyangwa ejo bundi n'ubundi wabona abandi beza kumurusha. Ahubwo nujya gukunda uzagende ku bikorwa n'umutima, kuko byo biba ari umwihariko w'umuntu kandi arabisazana. Umukunzi mwiza si wa wundi ufite uburanga bwiza ku isi, si wa wundi imisusire irenze y'abandi ku isi, ahubwo umukunzi mwiza ni wa wundi utuma isi iba nziza kuri wowe, ukishima kubera we, ugatekana kubera we. Ubundi ni ikosa rikomeye guhatiriza umuntu ukunda ngo akunda kwiteho cyangwa ngo agukunde. Ntugahatire umuntu kugukunda, ntugahatire umuntu kukuvugisha. Ibyo iyo ubyirinze nibyo bizaba ibimenyetso bikugaragariza umuntu w'ukuri kuri wowe, kuko umuntu w'ukuri kuri wowe iteka ahora ashaka ibyabahuza. Ntugahatirize urukundo. Igihe ufite uwo ukunda ujye ukora ibyawe udategereje ko bikugarukira, kuko rimwe na rimwe ntacyo biba bitwaye kuba waba uri umuntu mwiza ufite imico n'imyitwarire myiza, uzi kwitaho uwo ukunda, yewe unakunda by'ukuri, ariko mu by'ukuri ibyo byose bidahabwa agaciro. Ujye wikorera ibyawe, n'ubundi kunezeza umuntu biragorana. Ntuzabeshye mu rukundo, kuko ikinyoma kirababaza. Kubwiza ukuri uwo ukunda nibyo byiza, kabone n'ubuho kuri kwaba kubabaje. Uko kuri kwamutera amarira kuruta ikinyoma cyamutera kumwenyura. Koresha ukuri uzakukwangira, n'ubundi uwo si uwawe azagenda ahure n'abanyabinyoma. Iteka ujye ubinyangamugayo. Umuntu mwiza ntabura abantu, ahubwo abantu baramubura. Dukomeze twigane. Mu rukundo urimo cyangwa uzajyamo ntukizere umuntu ugira ibyiyumviro bihindagurika. Ntukizere umuntu buri gihe uba afite indimi zitandukanye, ahubwo uzizere umuntu ukomera ku ijambo rye, kabone n'ubwo haba habayeho impinduka z'ibihe. Shishoza neza, umuntu ahinduka nk'ikirere. Akiriza inama, uzumve neza zigufashe nanjye zimfashe. Gukeburana hagati yanyu, kuganira kenshi ku byo mutumvikanaho, ndetse no kuganira ku byo muteganya, niko kubaka kwiza. Kandi umwe muri mwe ajya aca bugufi mu gihe undi arakaye, niko kurambana. Kandi mujye mushyira hamwe, mugirana inama, nibyo soko y'iterambere no kugera heza. Kandi mujye mugira isoni zo guhemuka no gukora ibibi n'ibiteye isoni, niko kwiyubaha no kwiyubahisha mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Kandi ubuzima bwanyu mujye muburagiza ufite mu biganza, niko kugira ubuzima bwiza no kunyurwa nabwo. Nyemera kandi nkubwire ko urukundo ari nka fimbi ifatwa n'abantu babiri, iyo umwe arekuye undi arababara. Byose wifuza kugera ahazaza bisaba kubana no kugena n'umuntu ufite
ufite intumbero y'ahazaza, bityo ntukagirane imishyikirano n'umutagira intego z'ahazaza. nyemera kandi nkubwire nti umukobwa umwe arahagije ku muhungu ufite icyerekezo kizima, kandi umuhungu umwe arahagije ku mukobwa wiyubaha. Ariko kandi ntugahitemo kuba umwanzi uwo mwigeze gukundana. Akenshi gutandukana si uko umwe aba yanze undi, ahubwo ni uko muba mudahuje, kandi si igitangaza ko ushobora kubana n'umuntu ukamukunda yewe unamushaka ariko ukamuburamo icyo ushaka. Rimwe na rimwe rwose uzabona amabuye atubakishwa ahakenewe ariko ntibayajugunye bagashaka ikindi bayamaza. Ntugatakaze abantu, ujye ureka bagutakaze. Ibi bisaba kuba uri inyangamugayo. Dukomeze twigane kandi tugendane. kandi nyuma y'ibitari byiza uzacamo mu rukundo uziha impano ikomeye, uziha impano ihambaye. Iyo mpano si iyindi, ni ukujya kure hashoboka y'uwo muntu utaguha agaciro. Igihe kimwe azifuza kugarukira ariko azasanga arabaye undi. Ntukababare cyane birenze urugero ngo kuko umuntu yakwanze. Uburyo icyo utazi ni uko hari umuntu Imana igukiza mu buryo utazi ikamujyana kure yawe kuko aba ari indyarya. Ujye wibuka ko nta kiba kidafite impamvu. Umuntu nakubabaza mu rukundo uzamwifuriza urugendo rwiza, umusabire guhirwa, nibwo azamenya igihombo yagize. Hari ibyo nasomye biramfasha, rero reka nkubwire wenda nawe byagufasha. Ate se umenye ko inshuti yawe yaguhemukiye wakora iki? Nuko arasubiza ati uwo si inshuti yawe, kuko inshuti yawe y'ukuri ntiyaguhemukira, ahubwo uwo nguwo aba agomba kujya muri ba bantu uba ugomba kureka bucece nta n'ibyo kubamenyesha, kuko bo baba bazi ibibi bagukoreye. Ntuzihambire ku muntu akihambire ku muntu ugasiga kawuciye. Nakomeje gusoma nuko maze arambwira ati humura, haracyari umuntu ushakisha kamere nk'iyawe kuko we muzahuza. Rero wikihambira kuba ureba atakureba n'irihumye, dukomeze twigane. Nuko maze agira ati nukundana n'umuntu ukabona nta kwitayeho, uramuhamagara akakwitabira igihe ashakiye, nta guhangayikira, ntajya gufasha mu bibazo cyangwa gufashe kwishima mutari mwabana, ntuzishwe ngo nimumara kubana azabigukorera. Shishoza. Ariko yasoje inkuru agira ati mbabazwa n'inkundo z'ab'iki gihe, gusa mu mibereho yawe niyo wazabura byose, ntuzigere ubura urukundo rwo gukunda umuntu ugukunda. Urukundo ukunzwe kandi urubwirwa n'umwanya uhabwa. Urukundo kandi n'icyo wakoze si icyo wavuze. Igihe mu rukundo byanze, ntugaheranwe n'agahinda. Uwo ukunda nagusiga uzamureka agende, ejo hawe nihubakiye ku muntu udahari. Ni igihe cye kiba kirangiye mu buzima bwawe. Biragoye kubaho nta rukundo, ariko biruta guhorana amarira. Muri tanu tugirana inama, turibukiranya, tubwirizanya ibyiza tukabuzanya ibibi, kandi twirinda kuvuga ibyo tudakora.